kabaye noneho ngo ni nyuma yuko YouTube itangaje itangazo ndetse igasobanura neza ko nguru rubuga ngatari urw'ingegera imbobo abasambanyi ndetse n'abandi bantu babuze icyo bakora ubu ngubu ngo mu Rwanda hose ndetse no ku isi yose ngo abantu bahamutse amagambo yabaye menshi ngo ndetse ngo bakitse urondogoro. Ngo YouTube ikimara kubona ko urubuga rwayo rwabaye uruvogerwa na buri umwe ngo ndetse buri muntu wese ubyutse akabirota akabitekereza ngahita afungura account ngagatangira gushiraho amagambo y'ubucucu ndetse n'ibidafite umumaro ngo yaje kubitekerezaho ngirangije ngiravuga ngo dukwiriye guca izi ngegera n'imbobo zose zihurira kuno rubuga rwacu. Ngo ni nyuma yuko ngo bagenzuye bagasanga ngo hariho amacana arenga amamiliyoni menshi ngadafite icyakora ndetse adafite inyungu ngo baje kuba bashyiraho ibihano bikakaye ndetse n'ingamba zikarishye. Ngo umwana umwe yarabyutse iwabo bamubajije impamvu atari kujya ku ishuri arangije asubiza umubyeyi ati mama mbabarira ndakwiyamye ati ubu ngubu namenye diri irimo iratanga amafaranga ndetse amafaranga y'ubuntu ngo yoroshye. Ababyeyi bamubashije ngaza kubasubiza adashidikanya ngo ubu hari urubuga rwa YouTube ngo ushiraho video ngo warangiza ukiryamira amafaranga akinjira. Ngo bamubashije ngo ibyo YouTube ngababwira ko ari urubuga rwonyine ushiraho amashusho yawe ngo abantu bakayareba maze bakakwinjiriza amafaranga. Ngo ndetse bitewe n'urukundo uwo mwana yari afite ayo mafaranga y'ubuntu ngo yaje kuba yasaba iwabo amafaranga ngo ndetse na minervari yiwe ngo abiguremo telefone na kamera ngo ajye yifatira utuvideo tw'udushoti uturirizi ndetse n'izindi video ntoya kugira ngo yishire ku mbuga maze ngo atangire yinjiza amafaranga. Ngo maze iwabo bamubera imfura ngo bamugurira iyo telefone bamugurira na kamera atangira kujya yifata utuvideo ngakadushira ku mbuga ziwe yibwira ko azabona amafaranga ngo cyangwa se azabona amafaranga akabona igikundiro nk'icya ba Kenisi Mutabaruka n'abandi bamenyekanye kuri izo mbuga. Ku rundi ruhande ngo yewe hari nabanze gukora ikiyede banga gukora akazi k'ubwikorezi ndetse no kwikorera imizigo Nyabugogo ngo batekereza ko YouTube igiye kubahindurira ubuzima ngo cyane ko ari ahantu honyine washyiraga amashusho ukaba wakinjiza amafaranga ngo kabone niyo baga wiryamiye ngo barangije banga ikiyede n'utundi turi mu kamaboko ngo bagiye gukorera YouTube. A few moments later Ngibi byaje kuba byatuma ngo urugaga rw'abikorera benshi ndetse n'abashoramari ngo buyu muryango mugare wa YouTube ngo bicara baraganira bati twashinze uyu muyoboro wacu cyangwa se iyi channel yacu n'uru rubuga rwacu kugira ngo dutange uburyo abantu bakuramo amafaranga. Ngariko ikibabaje ngo nuko ahubwo ubu ngubu ariko ducumbikiye umubare mwinshi w'abashomeri imburamukoro ndetse n'abanebwe banze gukora ngo barashaka kurya amafaranga yacu ku buntu. Ngo barabyuka ngo bagatekereza ubucucu bakabwa uploadinga kuri no YouTube batekereza ko tuzabahemba. Ngo niyo waba wabonye umwana ngo uririra imbere y'umubyeyi we ngo ni ryari wabonye amuririra ngakamuha iby'ubuntu. Ngo nyuma y'iyo nama niyo mishikirano yabaye hagati yabo bakire burwo rubuga rwa YouTube ngo yewe ngo bacyocyorana babwirana nabi ndetse bitana ba mwana ngo baje kuba barangiza bafata umwanzuro wo kuvuga ngo reka dushake natwe uburyo duhima izi mburamukoro izi nzererezi zabuze icyo zikora zikaza guhungira ku rubuga rwacu hoje twebwe turi umuryango ufasha imbabare cyangwa se abacu ni mukurikira umukino. Ubundi ngo YouTube ubusanzwe yajyaga ihembera abantu cyangwa se abayikoresha ngo iyo babaga wujuje abantu bagukurikira cyangwa se ibyo mwita ngo abasubscribers 1000 ngo ndetse n'amasaha 4000. Ariko kugeza ubu ngubu ngo YouTube yaje gusanga ngo ibi ari byo byatumye inzererezi nyinshi ngo mayibobo n'abandi badafite icyo bakora bimukira kuri uyu muyoboro wabo ngo biza kuba bituma ngo YouTube irakara ngo igira agahinda kenshi n'umubabaro ngo biza gutuma ibi bintu ivuga ko bitakyemewe guhera ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri mu mwaka wa 2027. Karabaye noneho ubu se abantu bari baranze gukora ikiyede mama yirirwa ambwira ngo ukora ikiyede ngavuga ngo nzakorera amafaranga ya YouTube ngo nzaba umusitari yo ngo ni nyuma yuko ibyo byose bibaye ubu YouTube yatangaje neza ko kugira ngo wemererwe guhabwa amafaranga yabo ngo yewe n'igikuruta kimwe cy'icumi ngo bizaza bigusaba ko waragize abantu bagukurikira 1000 ngo ndetse ukagerekaho n'akayabo k'amasaha 8,000 by'abarebye video zawe. Hari abatangiye kuvuga ko YouTube yaba ari abagome ari ubutindi baturutse ku mutima ngo ndetse cyangwa se ari ihohotera rishingiye ku marangamutima.
ngo baragira bati umuntu yabuze amasaha ibihumbi 4 amaze imyaka 8 akorera YouTube yaprodinga video asharinga ndetse akora tayito ziteye ubwoba ngo rimwe na rimwe agahimba na tayito zidafite aho zihuriye n'ibyo yavuze muri video ye. Ngo hari n'abataratinye gufata amashusho y'abahanzi bakomeye bafite izina rikomeye nka ba Debeni, Bruce Melody, Taiga Gakoko ngo barangiza bakayashyira ku mashusho yabo ngo nk'ibikurura abarebyi ngo ariko n'ubundi bikanga bigafata ubusa ngo video zabo zikarebwa n'abatarenze 30. ngo barakomeza bavuga bati twabuze amasaha ibihumbi 4 tumaze imyaka 8 dukora scam dutuburira abantu. Nkaba narakoze video ivuga ku buhinzi nkatarandikaho ngo ni indirimbo yitwa Ishara ya Debeni, cyangwa se nkaba narakoze ngo video ivuga ku gutera akabariro ngo ariko ngubu ngo nkaba nashizeho umutwe n'amafoto agaragaza ko ari indirimbo nshyashya ya Bruce Melody afitanye na Rosikana. Ngo yewe ngo hari n'abataratinye gufungura YouTube channel ngo bakazitirira amabanga y'urugo ngo na channel zigisha kubinoza ngo kandi wareba ugasanga icyo cyara cyayifunguye n'icyana cy'imyaka 13. Ngo nubwo ariko bahimbye iyo mitwe amayira atangaje yo kwita imbuga zabo amazina kurura abantu ngo bagahimba n'imitwe cyangwa se amatayito ya video yabo atarizo nko kuvuga ngo Bruce Melody afitanye indirimbo na Rosikana kandi ngo mu by'ukuri nta n'ahantu bahurira. Ngo ntibyatumye ngo YouTube ngitababera kabamba cyangwa se ngibabera inkomezi ngo birundi ngo baruhiye ubusa ngo baza gukora imyaka 8 ngo ariko ugasanga ngo video ngafite ngo yarebwe n'abantu benshi ngo yarebwe n'abantu 40. Ibi ngibi kandi ngo hari n'abakomeza bavuga ngo mu masaha ibihumbi 4 basabwaga na YouTube ngo barakoze imyaka 8 ishira bafite amasaha 100 gusa. Bati none uriya mushinyaguzi yo kicwa n'uburoro yo gapapfuka umusatsi n'ubwoya bwo mu kwaha ngo yafashe ngo amasaha ngo twasabaga ngo yakuba inshuro 2. Ati ngo twabuze amasaha ibihumbi 4 twaraye amajoro twabeshya abanyarwanda ubu tuzabona amasaha ibihumbi 8 twakoze iki? Ngo reka ngo niyo wagira gute aya masaha ibihumbi 8 wayuzuyuzuza ari ukupfuye. Ngo bamwe mu bakoresha urwo rubuga rwa YouTube ngo yewe harimo n'abataratinye gufata zimwe mu ndirimbo z'abahanzi bakomeye bakoze ngo bakajya bazisubiramo bitwajije ngo nuko haje AI. Ngo zimwe muri AI ziri kubica bigacika ngo zarabiyoroberanyije ngo nimwe mu yitwa Suno. Ngo Suno nabo yabafatiye imyanzuro ngo cyane ko mu ntama yabaye yahuje abo bashoramari ngo burugaga rwikorera ngo rwa YouTube ngo n'abasuno bari bahasesekaye. Ngo barangije baricara baravuga ngo izi nzererezi zatwigiye imipangu zirafata indirimbo z'abahanzi bakoze bavunitse bandika bakazifata bakazisubiramo bakoresheje urubuga rwacu rwa Suno barangiza bakazauploadinga kuri YouTube ngo bashaka kuzikoreramo amafaranga. Sorry yo. Ngubwo byaje kuba byatera Suno kuba yatangaza itangazo rivuga ko guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2026 ngo umuntu atazaba yemerewe kongera kudownloadinga cyangwa se gukora indirimbo nk'izo yakoraga ku munsi. Ngo Suno yaradabagije abantu ngo barangije barirara ngo abaproducer bamwe na bamwe bari baratangiye no gufunga studio zabo. Ngo bari barabuze ababagana ngo bitewe nuko bamwe mu bahanzi ndetse n'abandi bantu bari barafashe Suno nk'umubyeyi ugiye kubacungura ngo agasevinga amafaranga yabo. Ngo ubu Suno nabo yabigiye imitwe ngo guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 9 uyu mwaka turimo 2026 ngo umuntu azaba yemerewe kudownloadinga indirimbo 7 ngo ubuzima bwiwe bwose. Ngo ubundi wajya kugira indirimbo ugakora indirimbo nk'icumi ukazidownloadinga umunsi umwe bigatuma haboneka akavuyo k'indirimbo nyinshi za AI kuri YouTube. Ariko ngubu Suno yabisubiyemo yaje kuvuga ngo ubuzima bwawe bwose n'ufungura account ya Suno uzadownloadinga indirimbo 7 n'ubuzirenza tuzaguhana kandi ntabwo uzemererwa kuzicuruza. Izo ndirimbo 7 ni ku bantu bakoresha free AI.
ngo cyane ko n'ubundi ngo abakoresha ngo izi AI ngo zirimo n'ingi yitwa Suno yari yarabaye rutwitsi ngo bakoreshaga free plan ngo nta n'ubwenge baje bwo kugura bonoma ngo harimo abaratekereje ko bazaza bakora cover z'indirimbo z'abahanzi ngo nka ba Bruce Melody, Tiger Gakoko n'abandi bahanzi bo mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Ngo bayibwiraga yuko ngo umuhanzi azasohora indirimbo ngo bakahita bayifota bakayishyira muri Suno ikabakorera version yo gucuruza ku buntu. Ngo bibwiraga ko neza rwose nta kabuza hagiye kuboneka ba Elon Musk benshi no mu Rwanda. Ngo bamwe bari baratangiye gutekereza kubakisha ibibuga by'indege, ugasanga n'umwe mu babitekereza nta n'ahantu afiteho kuba, akodesha akageto k'ibihumbi 10 mu mujyi wa Kigali nabwo ahantu mu Gahene. Ngaba abantu bibwiraga yuko bafite umubyeyi YouTube, ngikimara kubakatira basigara batekereza ko bafite umubyeyi Suno. Suno nayiti ndababyarutswe mwabana mwe bibirara, imbura mukoro gusa zabuze ico zikora zigategerereza amakiriro kuri twebwe. Ngo mutekeza ko muzakira mutavunitse. Barabasuka mubaze bagenzi banyu suko bikorwa. Icara ufata amaboko yawe uyatoze gukora ikiyede, yewe niba ngombwa ujye gusaba akazi k'ubukarani Nyabugogo. Ngikibabaje ni kimwe ngo nuko n'abakarani Nyabugogo ngo batangiye kwirukana izo nzererezi, ngo bitewe nuko ngo batangiye guteza akajagari kenshi hara Nyabugogo ngo mu nkunda amahoro ndetse n'ahandi bayikorera imizigo. Ibi byose biri kuba nyuma y'iri tangazo YouTube yerutse gushira hanze ku itariki 10 Kanama. Ngo ndetse iri tangazo rikaba ryarahecejwe n'ubundi n'itangazo rya ayiwe. Najyaga nibwira ko ngiye kwamamara nkabona amafaranga mbikoresheje kuri Suno na YouTube, none byose ndabona biri kunsezera binkatira. Ubu uko ni kumwana wese wasomye iri tangazo cyangwa se umuntu wese mukuru wari warizeye Suno nk'umubyeyi ndetse na YouTube ko bizamukiza, ubu ngubu ari kurira, arimo araganya cyane, amarira mubanye menshi, ibitekerezo ni byinshi. Harimo n'abavuze ko badatinya rwose kujya kwiyahura ko ibintu YouTube yabakoreye ari agahuma munwa. Ibi binubundi byaherekejwe nuko YouTube yashimangiye neza ko na content za AI zose atari kigiye kugizihembera abantu. Ngo rimwe na rimwe ngo hari izizazireba ngikazamagana bitewe nuko ngo wazikoze nta ruhare yabigizemo. Ngibi nubundi YouTube yabishimangiye ivuga ngo ubu kugira ngo uploading content yakozwe na YouTube cyangwa se AI ngo uzaza bisaba ko nawe wabigizemo uruhare, nko gukora video, lyrics yayo se cyangwa se kwandika melody. Ngo abo ngabo rero ngo bamwe mu bakoreshaga AI ngo ni n'abacupuri n'abaswa nta nubwo bazi no kwandika indirimbo. No. Ngo nyuma y'ibyo byose byabaye, nyuma y'izo mpinduka zafashwe, ngo Minisiteri y'Abakozi n'Umurimo yatangiye kugira ubwoba n'impungenge igaragaza ko bino bintu bitewe nuko zino mbuga zari zaramugaje abazikoresha, ngo ndetse abantu benshi barazisukiriye bibwira ko ari inzira nziza yo kugera ku mukiro utavunitse, ngo byaba bigiye guteza akajagari n'ubukene. Ngo ndetse ngo Minisitiri w'iyi Minisiteri ishinzwe Abakozi n'Umurimo ngo yagaragaje impungenge afitiye abakozi bakoraga ikiyede n'abatandi boyi ba Nyabugogo yuko baba bagiye guhura n'ikibazo cy'uko bagiye guhura nabo bahanganiye akazi benshi, ngo bitewe nuko nyine umubare w'abantu benshi bakoreshaga urwo rubuga rwa YouTube rugiye kubahombera uhereye mu kwezi kwa kabiri kwa 2027. Ngo waba warabuze ibihumbi 4 warahimbye content z'ibipfu ukagerageza kubeshya abanyarwanda ugashyiraho ibiterekeranye. Rimwe na rimwe ngo hari n'abafunguye yewe aka YouTube ngo bakavugiraho ibiterekeranye leta ikazi kabafunga. Ngo hari umugabo ukorera RIB ngo uriya mugabo we ngahora ari maso ngaryamiye amajanja. Ngo rero ngo ibingibi nibyo byaje kuba bitera impungenge yuko abakozi bamwe na bamwe bagiye gura n'ikibazo cy'uko bahuyera nabo bahangana benshi bahanganira akazi. Nshuti muvandimwe, nakugira inama yo kurekera gutega amaronko yawe cyangwa se imikorere yawe kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga, kuko ibibaye kuri YouTube byaba no kuri TikTok, Instagram ndetse na Facebook hose ugasanga baradusemeye. Nyamuneka ayiwe nkandira subscribe kuri no YouTube channel ya Divence Hakuzimana ubundi ngubwire. Ikindi kandi ngo YouTube ngize impinduka zabaye ngo no ku bantu bari basanzwe bakorera amafaranga kuri YouTube zabagezeho.
ngubu ngo kugira ngo uzemererwe kongera gukorera amafaranga ku rubuga rwa YouTube ngo biragusaba ko wemeza amategeko n'amabwiriza y'ibimpinduka zabaye kuri runo rubuga rwa YouTube. Nguraramukurengeje tariki 31 z'ukwezi kwa mbere muri uriya mwaka 2027 utari wemeza ayo mategeko n'amabwiriza ku rubuga rwa YouTube ngo bazaguhagarika batitaye ku ngano y'uwuriwe, waba uri Bruce Melody ufite miliyoni y'abasubscribers, waba uri Israel Mbonyi ufite miliyoni 2 z'abasubscribers, ngo bazaguhagarika. Ngo ntabwo bazakangwa n'indirimbo waririmbye nziza zakunzwe na benshi, ngo yewe n'ibitaramo nabo wamamarije ngo nta kintu bizababwira. Ngo icyo bazi neza nuko bazakwima monetization yabo, amafaranga yabo baguhembaga menshi asagira ingano bayakwime. Kubera iki? Kuzaba waratinze kwemeza amategeko n'amabwiriza. Ayiwe, n'ababasitari bacu bashobora guhura n'ibibazo. Ubu se babandi bigize ngo nibazi gusoma imbuga nkoranyambaga, tujya tubandikira bakatwiryaho. Nibatemeza bino bintu nta kabuza rwose YouTube irababaninga. Nkandira subscribe. No.